Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo ibice 14 duhereye ku murongo wa 19 hagira hati: amaze gutegeka ko bicaza abantu mu byatsi, afata ya migati 5 y'amafi 2, areba mu ijuru ashimira Imana, hanyuma amanyura ya migati ayiha abigishwa be, nabo bayiha rubanda. Bose bararya barahaga. Nuko barundarundira hamwe ibisigaye byuzura inkangara 12. Nyamara abariye bari 5,000 batabariyemo abagore n'abana. Usibye mu mico imwe n'imwe aho usanga abagore barahezwaga mu mirimo itandukanye, Bibiliya yarenze urwo rwego kugera naho mu kubara abantu hatangazwaga umubare utabariyemo abagore n'abana. Kubemera Bibiliya bazwa kuva mu isezerano rya kera kugera muri Shya, kubona abagore bahagarara imbere y'imbaga babwiriza byari imboneka rimwe. Nyamara zimwe mu nkuru za Bibiliya zigaragaza ko hari abagore babaye intwari barimo Debora n'abandi. Uko ibihe byasimburanye, abagore binjijwe muri gahunda z'itorero, bahabwa umwanya, bahagarara aho batashoboraga kugera, ndetse banavuga ubutumwa buhembura imitima ya benshi, kugera aho usanga bamwe bafite igikundiro cyo ku rwego rwo hejuru kubera ubutumwa batambutse. Mu Rwanda naho hari abavuga ubutumwa benshi b'abagore bakunzwe kandi batanga ubutumwa bukumvwa n'ab'ingeri zitandukanye hatitawe ku matorero babarizwamo. Ariko mwavugiye ngo Yesu ni umwami. Come on, say Jesus is Lord. Iki ni ikiganiro twibukiranye. Amazina yanjye ni Mwizerwa Evode. Niba utarakora subscribe kubw'impuhwe z'Imana, ndagusaba kuyikora kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro, kandi mbashimiye kubw'urukundo mudahwema kutwereka. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku bagore 10 bakunzwe cyane mu ivugabutumwa rya hano mu Rwanda muri iyi minsi. Urutonde ni rurerure, nawe ushobora gutanga ibitekerezo ku bandi batavuzwe muri iyi nkuru. Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 haraza Pastor Debora. Pastor Debora ni umwe mu bavugabutumwa b'abagore bakunzwe cyane mu Rwanda. Akaba yaramenyekanye cyane kubera ubuhamya bwe bw'uburyo yakijijwe aho yakoraga umwuga w'uburaya. Uyu mubyeyi busanzwe amazina ye yose ni Mukamurenzi Zurufati Debora. Afite umuryango w'ivugabutumwa witwa Second Chance Ministry, ariko we n'umugabo we Pastor Nzayituriki Joseph banafite itorero ryitwa Umusozi w'Uwiteka Kizabonwa. Debora ni umwe mu bavugabutumwa bigarura imitima y'abantu binyuze mu bivugabutumwa rikorerwa kuri YouTube, cyane cyane mu buhamya bwe agenda atanga mu nsengero zitandukanye. Ku mwanya wa 9 turahasanga Pastor Liliose. Liliose Karigirwa wimikiye kuba pasiteri mu mwaka w'1995, niwe washinze itorero Omega Church ryahoze rikorera mu nyubako yo kwa Rubangura mbere yo kwimukira i Kagugu. Omega Church yashinzwe mu 2004, kuri ubu ni itorero ryagutse ryamaze gushinga imizi. Pastor Liliose ni umwe mu bagore bayoboye amatorero ahamye ubona atajegajega, bimuhesha iturufu yo kuza kuri bamwe mu bigarurira imitima y'abakristo kurusha abandi. Ku mwanya wa 8 haraza Bishop Brigitte. Bishop Mukanziga Brigitte ni umwe mu bavugabutumwa bafite igikundiro gituruka ku biganiro bagenda batanga kuri YouTube. Uyu mushumba mukuru w'itorero Imbaraga z'Imana mu Rwanda, Power of God Church, kuri ubu ritari gukora kubera zimwe mu nsengero zitujuje ibisabwa zafunzwe, yanamenyekanye cyane kubera amwe mu magambo yagiye avuga ntiyakirwe kimwe ku bumva ibyo yashatse kuvuga. Hari nk'aho yigeze kuvuga ko abantu niba bananiwe kureka gusambana bakoresha agakingirizo, ndetse naho byaje kuvuga ko yashishikarije abashakanye kujya bareba porno kugira ngo babashe kwitwara neza mu gikorwa cyo mu buriri. Ariko yaje kubihakana avuga ko atasabye abantu kureba ayo mashusho y'urukozasoni, ko ahubwo yashakaga kubabwira ko aho kugira ngo basenye urugo kubera kutabasha kurangiza neza amabanga y'abashakanye, bashobora kwifashisha ikoranabuhanga bakareba uko abandi babyitwaramo, bityo bikaba byagabanya za gatanya zugarije umuryango. Ku mwanya wa 7 haraza nde? Haraza Pastor Hortense Mazimpaka.
Pasiteri Mazimpaka Hortense wahoze akora umurimo w'Imana mu itorero rya Zion Temple rikuriwe na Apotre Gitwaza, aho yari umuyobozi wa Zion Temple i Karongi, yaje gusezera nyuma y'imyaka 6 ariyobora. Atangiza ministeri y'ivugabutumwa yitwa Believers Worship Center. Nawe ni umwe mu babyeyi bakora umurimo w'Imana neza kandi bakunzwe cyane kubera inyigisho zitandukanye batanga. Si ibyo gusa bituma uyu mubyeyi yarigarurira igikundiro mu bamukurikira, kuko yanashyize imbaraga mu gutanga inyigisho ziganisha ku kubaka umuryango binyuze mu nama z'uburyo bwo kubaka urugo rugakomera. Uyu mubyeyi wakurikirana inyigisho ze kuri YouTube channel ye bwite yitwa Hortense Mazimpaka. Ku mwanya wa 6 haraza umuvugabutumwa Nyirapasika. Tuvuze bamwe mu bavugabutumwa bakunzwe mu Rwanda, ntitwarenze ingoyi uwitwa Nyirapasika Vesti. Uyu muvugabutumwa mu itorero rya ADEPR ni umwe mu bafite igikundiro gikomeye kubera uburyo avuga Imana neza. Uyu mugore yamenyekanye kubera ubuhamya bwe bwakoze abantu ku mutima, aho avuga ko yatekeye Imana ubugari ku musozi witwa Ndabirambiwe. Mu minsi ishize uyu mubyeyi yahawe imodoka na Apotre Mignone Kabera. Uyu we si umugore, aracyari umukobwa, ariko yigaruriye imitima y'abantu. Afite igikundiro kidasanzwe, ese wowe ntiwamwibwira? Ku mwanya wa 5 haraza umuvugabutumwa Joseline. Uyu mukobwa witwa Mukatete Joseline ni umukobwa ubarizwa mu itorero rya ADEPR, akaba ari umwe mu bavugabutumwa bahagaze neza yaba mu nsengero ndetse no kuri social media. Usanga inyigisho ze zikunzwe na benshi, ndetse akaba ari n'umuririmbyi muri korali Holy Nation yo mu itorero rya ADEPR Gatenga, aho yakunzwe cyane ayobora indirimbo yitwa Dusubije amaso inyuma. Dusubije amaso inyuma, twitwaza amayibobo, dusubije amaso inyuma, tutagira aho kuryama, dusubije amaso inyuma. Uyu mukobwa uvuka i Remera mu karere ka Ngoma, aho benshi bita Kibungo, avuga ko yavukiye mu muryango ukijijwe. Ubu afite YouTube channel anyuzaho ubutumwa bwe rimwe na rimwe yitwa Evangeliste Joseline Official. Kubi channel ye iri mu zikurikiranwa n'abantu benshi kandi anyuzaho ubutumwa bwe bwite gusa, kandi akaba akurikiranwa no kuzindi mbuga zitandukanye. Bimugira umwe mu bavugabutumwa beza bakunzwe bari mu Rwanda. Tuvugeze ku bagore bafite igikundiro hano mu Rwanda, ntushyiremo Pastor Mutesi, menya waba utubeshye. Uyu mugore witwa Mutesi Marie Aimée Prudentienne yaherewe inshingano z'ubupasiteri mu itorero ryitwa The Mission Church International mu mwaka wa 2016. Iri torero ryaje gufungwa, ariko akomeza kuvuga ubutumwa bwiza nk'umuhamagaro we. Pasiteri Mutesi ubusanzwe yakirijwe mu itorero rya ADEPR Gasogi mu mwaka wa 1997, aho yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Uyu muvugabutumwa wanyuze mu matorero atandukanye byanamufashije kugwiza igikundiro mu bayoboke be. Bivuga ko yabaye umwe mu bayobozi b'itorero rya Zion Temple mu ntara y'Amajyepfo ho muri paruwasi ya Gisagara. Pasiteri Mutesi akaba yaragwije igikundiro kubera ibiganiro bye atanga ku masheni ya YouTube atandukanye, aho bamwe bazakubwira ko ari umwe mu bagore bazi kuvuga amagambo meza kandi y'ubwenge, ndetse akaba amagambo ahumuriza. Pasiteri Mutesi kugeza ubu bitazwa aho asengera, afite ministeri yitwa Gira Neza ikora ibikorwa by'urukundo, akaba anafite chaîne ya YouTube yitwa Gira Neza TV. Ibi bimushyira ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 haraza umuvugabutumwa witwa Mama Lionel. Nyirabagenzi Alice wamenyekanye nka Mama Lionel, mu buhamya bwe yihamiriza ko Imana yamukuye kure, aho yanywaga itabi ry'urumogi ndetse yahoze ari umujura, cyane ko yaje gukizwa ubwo yari yagiye kwiba mu rusengero i Butare aho yari atuye. Uyu mubyeyi w'abana 3 yamenyekanye cyane mu itorero rya ADEPR. Afite channel yitwa Evangeliste Mama Lionel, aho atambutsa amasengesho yise igicaniro cy'amasengesho. Gifaru nk'uko benshi bakunda kumwita, ni umwe mu bavugabutumwa bafite igikundiro cyane muri iyi minsi kubera uburyo yigisha asetsa abantu bidasanzwe. Mu minsi ishize nawe bikaba byaravuzwe ko yasezeye mu itorero rya ADEPR. Ku mwanya wa 2 haraza umwe mu bagore badasanzwe witwa Apotre Mignone Kabera. Ubundi ababyeyi be bamwise Umunezero Alice, ariko baza kumuhimba Mignone, riza no kumufata riba ryo rimenyekana cyane.
Apotre Alice Mignone Kabera ni umuyobozi mukuru wa Women Foundation Ministries ndetse n'abashinze urusengero rwa Noble Family Church. Ari mu bagore bidashidikanwaho ko bakunzwe ukurikije uburyo abitabira inyigisho atanga bangana. Bivuga ko uyu mukozi w'Imana wavukiye i Burundi kuko ababyeyi bariho bari barahungiye yakuriwe mu itorero rya ADEPR. Mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2008 yanyuze mu itorero rya Zion Temple mbere yo kwivamo agatangiza itorero rye. Umuryango Women Foundation Ministries umaze imyaka 17 ukorera mu Rwanda, niwe utegura igiterane All Women Together gihuza abagore baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Ndetse Apotre Mignone Kabera agira ibindi biterane byubaka umuryango byitwa umugore mu ihema, umugabo mu marembo. Ku mwanya wa mbere haraza nde? Ese wowe ntiwamwibwira? Ndatekereza ko ukoze urutonde uyu mugore ukatubwira ko ataza muri batatu ba mbere, sinzi icyo waba ushingiyeho, ariko ngera mukize ku mwanya wa mbere. Kubera iki? Uyu mugore afite igikundo kidasanzwe. Uyu nta wundi ni Pasteur Kabanda Julienne. Pasteur Kabanda Julienne ntawashidikanya ko ari umwe mu bagore bafite igikundo gikomeye mu Rwanda, aho uyu mugore utanatinya kuvuga ko ari ukunzwe kurusha abandi. Uyu mubyeyi w'abana 5 niwe washinze umuryango w'ivugabutumwa witwa Grace Room Ministries. Iyi Grace Room yatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka wa 2018. Ihuza abantu bavuye mu matorero atandukanye bagamije gusenga no kurushaho kwiyegereza Imana. Ibarizwamo abiganjemo urubyiruko. Isaha yagize gute? The appointed time has come. Imiryango yacu iratabawe, ubuzima bwacu buratabawe. Our families and lives have been delivered. We have been delivered. Thank you, Jesus. Uyu muryango w'ivugabutumwa Grace Room, Pastor Julienne Kabanda avuga ko waturutse ku iyerekwa yagize ubwo yari mu nzozi aryamye. Uyu mugore ndetse n'umugabo we Pastor Kabanda Stanley basanzwe banafite itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly Church. Mami nk'uko benshi mu basengera muri Grace Room bamwita, igikundiro afite uzakibonera hanini ku mubare munini wabitabira amasengesho ye yaba mu rusengero ndetse no kuri channel ya YouTube, aho usanga bakurikiye amateraniro ako kanya cyangwa se live babasaga ibihumbi 10, ibintu bitarakorwa n'undi mu pastor wese hano mu Rwanda. Nawe waduha igitekerezo, ese uru rutonde ruremeranya narwo? Ese ninde ubona warugiyemo atarakwiye kurujyamo? Ese bari kumusimbuza nde? Reka dushimire abari dukurikiye ibiganiro byacu byanakaruka, tubasabe kuzabana natwe mu biganiro bitaha.